murakoze tugiye kubasobanurira ku cyiciro cyitwa R3 ni icyiciro cy'imiturire cyagenewe inzu zo guturamo zizwi cyane cyane ku izina rya apartment zituza abantu benshi ariko ku butaka buri ku bucucike buringaniye. Iki cyiciro gifite umwihariko wo kuba hakubakwamo amacumbi aciriritse. Abantu benshi bakunda kwibeshya ko iki gice cya R3 ari igice kiba cyaragenewe inyubako igeretse gatatu, ariko ntago ari byo. Ubundi ahangaha uburebure buba bwemewe ni uburebure butagomba kurenza inyubako igeretse inshuro ebyiri cyangwa G+2. Mu rwego rwo gutuza abantu benshi ku butaka butoya, muri iki cyiciro cya R3 ni ahantu hubakwa inyubako yatuza byibuza imiryango hagati ya 50 na 90 kuri hegitari imwe. Umuntu ufite ikibanza nawe ntago acyubaka cyose ngo akimaremo, yubaka ku buryo atarenza 60% y'ubuso bw'ikibanza, hanyuma ubundi buso buba busigaye ni ubuso ashobora kuba yashyiramo ubusitani, akarima k'igikoni, ahantu watera ibiti, cyangwa se ahantu ushobora gukoresha nka parikingi, cyangwa ahantu hajya za annexe zakunganira ya nyubako yawe iri principale. Setback cyangwa intera hagati y'imbibi z'ikibanza naho inyubako ijya, ari imbere, ari ku mpande cyangwa se inyuma, hose byibuza hasabwa metero imwe.